Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane murasuhuzwa na mugenzi wanyu Sibomana Anastase ubwoko bw'Imana. Rero aho muherereye hirya no hino ndabasuhuje, mugumye mugubwe neza kandi mugumye munyurwa n'ubundi no kubahiriza no kugendera mu by'Imana Data wa twese ishaka, dore ko n'ubundi ubwoko bw'Imana twese twabigize intego yuko gushaka iby'Imana ishaka cyangwa tubimenye tubisobanukirwe, twabigize intego kugira ngo natwe tubone uko twubahiriza ibyo Data wa twese ashaka kugira ngo abe ari byo dukora. Rero nk'ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino mwumve muguwe neza kandi mwumve mubohokeye gukora iby'inshingano zacu nk'ubwoko bw'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana turibukiranya kugira ngo nyirizina twinjiye mu kiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi, aricyo cyitwa tumenye amateka mu iyobokamana. Ni byiza yuko dore ko buri gihe harimo iby'ingenzi byo kudufasha ubwacu na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Ni byiza cyane yuko twakwandika kugira ngo tutabitakaza hato na hato, twabikenera twebwe ubwacu cyangwa nabo tugiye kubifashisha tukaba twabibura, dore ko kubyigisha ari intego cyangwa ari inshingano nk'uko n'ubundi Bibiliya bivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino, urwandiko rwa 2 ibice 5 umurongo wa 18 ababwira ati, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva ko umurimo wo kuyunga n'abandi ari uwacu kandi ari uw'agaciro. Rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12. Muri aya mateka yaranze iyi tariki turasangamo undi munsi mukuru wakurikiraga Noheli kandi nawo utaboneka mu byanditswe byera muri Bibiliya. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana turumvamo icyo abari bagize itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka bizihizaga. Yego, ibyo bizihizaga nyirizina. Twese hamwe turabona ko isi irimo ibikorwa byinshi kandi bitandukanye. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana cy'uyu munsi turasobanukirwa nk'ubwoko bw'Imana uburyo dukwiriye kubyitwaramo. Rero nk'ubwoko bw'Imana nyirizina nk'uko tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ataraza abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kugira ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororwa ingororano mu bwami bw'Imana. Yego, rero ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko Bibiliya nayo ibishimangira itanga umugabo ibihamya icyo tuvuze. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 avuga ati, nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Yego, rero nyirizina uraza usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi hari abatamaza, dore ko ijambo ry'Imana naryo ribivuga ribishimangira rivuga riti muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Yego, rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye yuko mukomeje kubana natwe ku byo tuvuze haruguru. Uraza usange n'ubundi ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga n'imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu uraza gusanga n'ubundi ariyo Mana yawe cyangwa kiraza kwerekana Imana yawe iyo ariyo nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana aya mateka tugiye kuyumvira hamwe kugira ngo twumve nimba babayeho muri iki gihe cy'amateka, nimba barakoraga iby'Imana ishaka cyangwa barakoraga iby'Imana idashaka. Rero nk'uko muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tuze kumenya koko nyirizina iby'Imana ishaka, twebwe akaba ari byo dukora nk'ubwoko bw'Imana.
tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12. Yego, turebere hamwe umunsi ku ya 26 z'ukwezi kwa 12 ni umunsi w'iteramakofe, ni umunsi mukuru wizihizwa nyuma y'umunsi wa Noheli. Uba ku munsi wa kabiri wa Christmastide 26 n'ubundi Ukuboza. Yego, uwo munsi w'iteramakofe wigeze kuba umunsi wo gutanga impano ku bakeneye ubufasha, ariko byaje guhinduka mu birori byo kwizihiza Noheli. Abantu benshi bahitamo kugura ibicuruzwa ku munsi w'umukino wa materamakofe cyangwa iteramakofe cyangwa umunsi wa box. Yego, yatangiriye mu Bwongereza kandi yizihizwa mu bihugu byinshi bigize Commonwealth. Yego, ikiruhuko cya banki cyangwa ibiruhuko muri rusange byabaga ku ya 27 cyangwa ku ya 28 Ukuboza. Umunsi w'iteramakofe kandi uhuza n'umunsi mukuru wa Gikristo, umunsi wa Mutagatifu Stefano. Aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa wikipedia.org. Nyirizina aya mateka nk'uko tuyabonye, hari aho tubonye hano yuko uyu munsi w'iteramakofe tariki 26 z'ukwezi kwa 12 umunsi wabaga Noheli, wakurikiraga Noheli, kwizihiza Noheli ku babyizera cyangwa ku babyemera. Uyu munsi wahuzaga n'ubundi n'uwabiyitiriraga yuko cyangwa bitaga ko bari mu itsinda ry'abakoraga iby'Imana ishaka, umunsi wa Mutagatifu Stefano. Ariko nyirizina tubona ikintu kigira umuntu kuba umutagatifu tudashingiye yuko umuntu wapfuye mu gihe cyatambutse cya kera wese ngo yakombye kuba umutagatifu, cyangwa bashingiye ku by'abantu babona nyirizina. Ubundi nk'ubwoko bw'Imana twabonye ikintu gituma umuntu ashobora kuba umutagatifu, kuko urasanga mu itsinda rya bamwe bahamya yuko bakora iby'Imana ishaka bavuga ko abatagatifu babarwa mu bapfuye. Ariko nyirizina tubona iki ijambo ribivugaho by'ukuri, atari ukureba icyo abantu bavuga cyangwa iby'imbaga nyamwinshi hamwe. Dusanga umuntu kugira ngo abe umutagatifu ashobora kuba umutagatifu ari muzima, ndetse akaba umutagatifu ari muzima akaza gupfa n'ubundi ariko yari umutagatifu, kuko nta muntu w'umutagatifu abiheshejwe n'uko yapfuye. Hoya, turaza dusange n'ubundi umuntu aba umutagatifu abiheshejwe na Kristo Yesu, kubera ko umuntu araza kuba umutagatifu cyangwa uwera cyangwa ukiranutse cyangwa ukiranutsi abiheshejwe na Yesu Kristo. Yego, kubwo kumwizera ko yagupfire kubw'ibyaha byawe, bya byaha Yesu ko yabizize ari byo byawe, ubukiranutsi bwa Yesu Kristo bukakubarwaho ku Mana. Icyo gihe ukaba ubaye uwera, ukaba ubaye umutagatifu, ukaba ubaye umukiranutsi ubiheshejwe na Yesu Kristo. Ariko nyirizina ntabwo umuntu aba umutagatifu yaravuye mu mubiri, yarapfuye, kuko umuntu ubasha kwemera no kwizera ni umuntu muzima. Yego, rero turimo kureba ku mateka icyo atubwira haruguru n'icyo tuyavugaho nk'ubwoko bw'Imana. Ariko nyirizina tufata umwanya wo kureba icyo Bibiliya yavugaho kugira ngo turebe nyirizina icyo Bibiliya ihamya nicyo tuza gukurikiza nk'ubwoko bw'Imana. N'ubundi twese hamwe tubona ko isi irimo ibikorwa byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye. Muri iki kiganiro rero muri iki kiganiro cya tumenye amateka mu iyobokamana cy'uyu munsi, turasobanukirwa cyangwa tugiye gusobanukirwa, yego tugiye gusobanukirwa nk'ubwoko bw'Imana uburyo dukwiriye kubyitwaramo muri ibyo bikorwa byinshi kandi bigiye bitandukanye. Kuko muri ibyo bikorwa byinshi kandi bigiye bitandukanye biboneka kuri uyu mubumbe w'isi turiho, urasanga hari n'iby'Imana itemera yuko ubwoko bw'Imana dukora. Rero tugiye kureba Bibiliya ikibihamyaho n'ikibishimangiraho. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye
urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorino ibice 6 ku murongo wa 12 ababwira ati ngo byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ngiki cyo Pawulo yavuze. Rero nk'ubwoko bw'Imana uraza usange byose tuba mu isi birimo cyangwa bibonekamo, ariko wa mwuka w'Imana ugenga cyangwa uyobora ubwoko bw'Imana ukaduhatira cyangwa ukatuyobora gukora iby'ingenzi bifitiye ubugingo bwacu ndetse n'ubw'abandi akamaro. Ijambo ry'Imana hano niho rivuze ngo byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ni ukuvuga ngo mu isi habamo byinshi cyane, ariko ibyo twajyamo cyangwa ibyo twakora ni bimwe na bimwe. Yego, kuko uraza usange ibitugirira akamaro atari byose, kuko ntabwo dukwiye gutegekwa n'ibintu byose bibera kuri uyu mubumbe w'isi. Turebe irindi jambo ry'Imana icyo ribivugaho. Nk'ubwoko bw'Imana turimo tugenda tubona uburyo dukwiriye kwitwara muri ibyo bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye biboneka kuri uyu mubumbe w'isi. Turongera turebe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 8, ariho havuga hati kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iri jambo naryo rije ribyerekana nyirizina nk'ubwoko bw'Imana, ritwereka uburyo cyangwa ryereka isi yose cyangwa imbaga nyamwinshi uburyo ubwoko bw'Imana twitwara muri ibi byose biba muri iyi si. Kuko uraza usange hari iby'ibihimbano kandi bizanwa mu myemerere. Rero icyo gihe Imana itagize icyo bitubwiraho cyangwa ngo itubwire ngo tubyitwaremo muri ubu buryo, icyo kintu ntabwo kiba kitureba nk'ubwoko bw'Imana. Rero ijambo ritweretse yuko mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 8 avuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Yego, ubwoko bw'Imana nyirizina intumbero cyangwa aho turimo kwerekeza cyangwa ku mwisho wo kubaho kwacu, tureba ku bw'ubugingo bw'ahazaza nyirizina. Ese ubugingo turimo ko ari ubudufasha gutegura ubugingo bw'ahazaza, ibyo turimo kwitwaramo muri ubu buzima bwo mu isi koko nyirizina birimo kudufasha cyangwa birahamanya n'icyo Imana idusaba nk'abazaba mu buzima bw'ahazaza? Ariko kuko umwuka w'Imana uri muri twebwe utuyobora, udushoboza, ukatwambika n'imbaraga zo gukora ibyo gutegura iby'ubugingo bw'ahazaza nyirizina. Rero ndabashimiye cyane, ngira ngo nk'uko twumvishe aya mateka nicyo Bibiliya igenda ivuga, turaza dusange n'ubundi aya mateka tudakwiye kubahiriza no kugendera mu bayabayemo, kuko turasanga aha hari ibyo bakoraga bibusanya n'iki ijambo rivuga, nk'uko twasanze n'ubundi Noheli, ijambo Noheli ari ijambo ry'irihimbano, kandi uburyo ryubahirizwamo bikaba bidahuje n'ukuri kw'iby'Imana yatumenyesheje muri Bibiliya. Rero turareba twebwe icyo tugomba gukora nk'uko ijambo ribitweretse icyo tugomba gukoramo, kuvuga nyirizina icyo dukora, uko tubyitwaramo, ibyo tumenyesha abandi. Bibiliya niyo irimo kubitwereka nyirizina nk'uko ijambo ribivuze mu rwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye abikorino ibice 6 umurongo wa 12 avuga ngo byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Nguko ubwoko bw'Imana tugomba kubaho, nuko tugomba kwitwara muri iyi si ibamo umuvurungano w'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iri ni urundi rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 8 niho hatubwira cyangwa habivuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Yego, rero ubwoko bw'Imana uradusanga cyangwa urasanga turimo kugendera mu by'ijambo ry'Imana ritubwira gukora.
iki ijambo ritarimo kutubwira, iki Imana itarimo kutwereka ko tugomba gukora, icyo ntabwo uzakidusangamo nk'ubwoko bw'Imana. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino nk'ubwoko bw'Imana, kandi mudahwema gusangiza n'abandi ubutumwa bwiza nk'uko twabimenyeshejwe n'Imana butwandikiye mu byanditswe byera biboneka muri Bibiliya. Rero ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa, duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.